Iki gihembo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahawe gitanzwe ku nshuro ya mbere kandi kizajya gitangwa buri mwaka hashimwa abantu b'indashyikirwa mu guteza imbere ikoranabuhanga. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yashyikirijwe iki gihembo mu muhango yitabiriye ari kumwe na Madamu we Jeannette Kagame. Perezida Kagame akaba yavuze ko iki gihembo acyakiriye mu izina ry'Abanyarwanda. Ndagira ngo nshimire umuryango mpuzamahanga w'itumanaho ndetse n'umuryango uharanira iterambere rirambye kubera iki gihembo bampaye. Ncyakiriye mu izina ry'Abanyarwanda kuko bihatira gukoresha ikoranabuhanga ngo bahindure ubuzima bwabo ndetse ngo barusheho no gusabana n'isi. Binatwibutsa ko gusakaza umurongo mugari w'itumanaho rya internet bizafasha cyane mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Mu bandi bakuru b'ibihugu byo muri Afurika bahawe iki gihembo cya ICTs in Sustainable Development Award harimo Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ndetse n'uwa Gabon Ali Bongo Ondimba. Mbere yo kwitabira umuhango watangiwemo ibi bihembo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabanje kwitabira inama yigaga ku kuzamura icyaro. Iyi nama yateguwe na Korea y'Epfo ndetse n'ishami rya Loni ryita ku iterambere ariryo UNDP. Ikaba yamurikiwemo uburyo bwo kuzamura icyaro bwakoreshejwe muri Korea y'Epfo buzwi nka Simol-dong. Perezida wa Korea y'Epfo Madame Park Geun-hye yasobanuye ko ubu buryo bushingiye ku gufasha abatuye icyaro kugira umuhate wo gukora cyane ndetse no guharanira kwigira binyuze no mu kuzamurana mu gisa n'ubwisungane. Ubu buryo ngo bwatangijwe mu myaka 50 ishize, none ngo buri muri bimwe byatumye Korea y'Epfo ibasha kugera mu bihugu 15 bikize ku isi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Ban Ki-moon we yemeje ko ubwo yasuraga u Rwanda akiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Korea y'Epfo ngo yasanze bimwe mu bifasha u Rwanda kwiyubaka harimo ingamba zisa na gahunda y'iterambere ya Simol-dong. Streets from the airport to the town was very clean. Umuhanda uva ku kibuga cy'indege ugera mu mujyi warusukuye cyane, abantu basukura mu ngo zabo. Nuko mbwira Perezida Kagame nti ibyo mwagezeho birantangaje. Ndamubaza nti ni gute mwabashije kugera kuri iki gihugu gisukuye cyiza gutya. Yanyeretse igitabo ambwira ati rero Minisitiri, ndakora neza ibyo Korea y'Epfo irimo gukora. Igitabo yanyerekaga cyari cyanditse mu Cyongereza gisobanura inzira y'iterambere ya Simol-dong. A Simol-dong book, a book written in English, and I was very much impressed. Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yemeje ko hari amasomo u Rwanda rukura kuri Korea y'Epfo, ngo dore ko n'ubundi nta gihugu Korea y'Epfo itabera urugero mu birebana n'iterambere. Korea's success with the Simol-dong is a lesson. Ibyo Korea y'Epfo yagezeho kubera uburyo bwa Simol-dong ni isomo ku Rwanda ndetse no ku bindi bihugu byinshi. Isomo twahakuye rishimangira ko abanyagihugu ubwabo aribo bafata gahunda z'iterambere bakazigira izabo, bakazigiramo uruhare, kandi binyuze mu bumwe bw'abanyagihugu byose bikaba bitanga umusaruro. Izo nizo ndangagaciro u Rwanda rwagendeyeho nyuma ya Jenoside. Twiyemeje gufata iya mbere mu kubaka igihugu cyacu, tukubakira ku cyerekezo gisangiwe na bose kugira ngo hatagira usigara inyuma. No one was left behind. Perezida Kagame yavuze ko 80% by'Abanyarwanda batuye mu cyaro, bityo bumwe mu bifasha mu guhindura ubuzima bwabo bikaba birimo ibisubizo by'ubwabo bagiramo uruhare byanavomwe mu muco nyarwanda. Aha yatanze urugero rw'inkiko gacaca zafashije mu kunga Abanyarwanda, atanga urugero rw'ubudehe bufasha mu kurwanya ubukene ndetse n'imihigo ituma abaturage babasha kubaza abayobozi aho bageze mu byo biyemeje kubakorera.